Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Luka ibice 17 ku murongo wa 20. Haravuga ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. Iri jambo ntabwo warisanga muri Luka gusa, ahubwo iyi Bibiliya amagambo menshi agenda agaruka kuri uyu munsi. Ariko hari icyo Luka yabyanditseho. Ubwo Yesu yaganiraga n'abafarisayo bamubaza igihe cyo kuza kwe, hari icyo yabashubije bijyanye n'uwo munsi. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana nibuzaza ku mugaragaro. Manze wumva ko kantu, mujye mwumva ijambo ry'Imana muritindeho. Abafarisayo babaza Yesu, baramubaza ngo mbese ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana wumva bavuga ntabwo buzaza ku mugaragaro, kandi nibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Iryo jambo ngo buri hagati muri twe ntabwo abafarisayo barisobanukiwe, ariko yabamenyeshaga ko ari hagati muri bo kandi ari we bwami bw'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Abwira abigishwa bati hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko nimuzawubona. Kandi bazababwira bati dore ngubu uriya. Reka mbabwire ko igihe turimo abantu benshi bari kutubwira ngo ubwami bw'Imana ngubu uriya, cyangwa se bakadushishikariza kujya gusengera iwabo batubwira ati iwacu ubwami bw'Imana burahari, ariko wagerayo tugasanga ubwami bw'Imana ntabuhari. Inyigisho zose muri iyi minsi ntabwo ari izituzanira gukizwa cyangwa kuzahabwa ubugingo buhoraho, ahubwo inyigisho zihari ni izidukumbuza iyi si n'ibyiza byayo. Nyamara reka mbabwire ngo ibingibi mwigisha Satani yigeze abibwira Yesu, amujyana hejuru ku gasongero aramubwira ngo niba uri umwana ntushobora kundamya, ndaguha ubu bwami bwose kuko nabugabanye. Iryo jambo ndaritinya cyane, rivuga ngo ndaguha ubu bwami bwose kuko nabugabanye. Nshuti zanjye, nshuti z'umusaraba, bene data, mujye mumenya ko na Satani yagabanye ubu bwami bw'isi. Satani nawe afite ububasha bwo kuguha ubukire wifuza. Satani afite ubushobozi bwo kuguha amayetaje, bwo kuguha imodoka wifuza n'amakamyo. Satani afite ububasha bwo kuguha za diyama ndetse na za korota, kuko ubu bwami bw'isi yarabugabanye. Ariko Yesu yaramubwiye, amusubiza amagambo akomeye. Haramubwira ngo Satani, haranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yonyine. Reka twigarukire ku ijambo ryacu rijyanye n'ubwami bw'Imana. Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati hazabaho igihe bababwira ngo dore ubwami bw'Imana ngubu uriya, ariko Yesu arababwira ngo nimuzajyeyo. Oh, haleluya. Kandi bazababwira bati dore ngubu uriya, cyangwa bati dore ngubu. Bazanabihamya bavuga ati dore ngubu. Arababwira ati nimuzajyeyo kandi nimuzabakurikire. Nshuti yanjye, mwene data, muri iyi minsi ukurikiye nde? Muri iyi minsi ukurikiye Yesu? Muri iyi minsi urakibuka ko ari Yesu wakubambiwe, ko ari Yesu wakwitangiye, ko hari Yesu wagupfiriye kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho,
cyangwa ukurikiye poso wawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana iduhe kuba maso, Imana iduhe gucunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi, iminsi iruhije abagenzi, iminsi inanije abagenzi. Nshuti zanjye mwene data, Yesu arababwira ati muramenye nimuzajyeyo, muramenye nimuzajyeyo. Nk'uko umurabyo urabiriza uruhande rumwe rw'ijuru ukarabiriza mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ameze kuri uwo munsi. Kuza k'umwana w'umuntu bizatungura abantu benshi cyane. Kuza k'umwana w'umuntu bizatungura abantu, abatuye isi bazatungurwa. Nubwo musenga mukarara mu byumba by'amasengesho, mugakora amasengesho y'irindwi, ariko umunsi w'umwana w'umuntu uzabatungura, umunsi w'umwami Yesu uzabatungura. Bibiliya hari icyo uvugaho mu itangiriro, hari icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri uwo munsi. Ubwo Nowa yabwirwaga ijambo rikomeye, abwirwa meshaje yuko agomba kubaza inkuge. Hanyuma Nowa atangira kubaza. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cya Nowa barajyaga, baranywaga kandi barashyingiraga, bakoraga ibirori bitandukanye. Ariko reka mbabwire, Nowa atangira gutanga meshaje, arababwira ngo dore nabwiwe nukubaza inkuge kuko hazaba umwuzure. Ariko abantu benshi ntabwo babashije kubyumva, baravuze ngo Nowa yasaze. Hari korasi ibivuga neza, ivuga ngo Nowa yarababuriye aba bantu ngo baze tujye kubaza inkuge, ariko batangira kumuseka bavuga bati imvura izagwa. Nowa yasaze. Haleluya. Baramusetse nk'uko muri iki gihe bimeze. Iki gihe ijambo ry'Imana ry'ukuri riratambuka, abantu bakavuga ngo uri umusazi, kuko ibingibi bitakijyanye n'igihe, kuko ibingibi byataye agaciro. Kubera iki byataye agaciro? Nuko hari icyo Timoteyo yabwiwe, ibyo kugaruka k'umwana w'umuntu. Yarabwiwe ngo umenye neza ko kugaruka k'umwana w'umuntu hazaza ibihe birushya. Bamwe bazaba bikunda, bakunda imiyabirarira bibona, kandi batuzura batumvira. Ni ijambo rikomeye riboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo. Nshuti zanjye bene data, Timoteyo abwirwa ayo magambo, arabwirwa ngo umenya yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya cyangwa amafaranga, bazaba birarira bibona, batukana batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera, batirinda bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge. Ese utekereza impamvu insengero zicikamo kabiri? Ugira ngo nuko badasenga se? Ugira ngo izo nsengero se nuko batavuga ijambo ry'Imana? Hoya, abantu ntibagikunda ibyiza, abantu basigaye bashaka kuba ibyigenge. Nawe guhitamo gushinga urusengero ntabwo ari ishyaka ry'umurimo w'Imana ufite, ntabwo ari ugukunda Imana ufite. Hoya, hari icyo ugamije kitari mu nyungu z'Imana. Icyakora uzasoma Bibiliya tukwemere, uzahanura tukwemere, ariko nawe uzi neza ko inyungu ugamije zitajyanye n'umurimo w'Imana, zitari mu cyo Imana ishaka. Icyo Imana ishaka ni uko abantu bihana, icyo Imana ishaka ni uko abantu bareka ibyaha, icyo Imana ishaka ni uko abantu bakumva ijwi ry'inginga bakagarukira umwami Yesu. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo mu gihe cy'imperuka cyangwa se mu minsi ya nyuma, ngo abantu bazuzura ubugambanyi,
abantu bazaba ibyigenge, abantu bazikakaza cyane, abantu bazakunda ibinezeza aho gukunda Imana. Ayiwe, abantu bazakunda ibinezeza aho gukunda Imana. Kugandukira Imana kuzaba guke mu mitima y'abantu, ahubwo bazakunda ibinezeza aho gukunda Imana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ese mwabyumvise? Haranditse ngo bafite ishusho yo kwera. Tubabona ari abaririmbyi, tubabona ari abashumba, tubabona ari abadiyakoni, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ubu turi mu gihe abantu bavuga umwuka wera ku munwa, ariko ibikorwa by'umwuka wera bakabihakana. Sinzi nimba unyumvishe bene data. Ntabwo mvuze ibitangaza byo mu rusengero, nubwo nabyo ari byiza bishobora gukorwa, ariko igitangaza cyose kitarimo kwakira umwami Yesu, cyo gitangaza ntabwo ari igitangaza. Ibitangaza Yesu yakoraga byari ibitangaza byo kwakira agakiza, ndetse byarengaho bagakira n'indwara z'imibiri yabo. Ariko iby'iki gihe aho bicanganiye ni uko abantu bakira indwara z'imibiri yabo ariko ntibakira agakiza. Mwene data wanyumvise? Narivuze ngo ibitangaza by'iki gihe cyangwa se bibera mu nsengero ni uko abantu bakira indwara z'imibiri yabo ariko ntibakira umwami Yesu. Ibyo nabyo mbyibazaho nkabitindaho, kavuga ngo mbese umwami Yesu aba ahari cyangwa ni ibihandirano, ni ibipapirano? Reka mbabwire, n'ibyo ngibyo bizakorwa. Abantu batutugare rwose basimbuke, abantu bakira amaso, abantu bakira impyiko, abantu bakira sida, abantu bakira kanseri, ariko agakiza kazaba ingume. Agakiza kazaba iki? Agakiza kazaba ingume. Ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, niko Bibiliya ivuze. Turi mu ijambo rivuga ngo kugaruka k'umwami Yesu. Ese bizaba bimeze bite? Bizagenda bite? Bizamera bite? Abenshi babyibazaho, abenshi babyibeshyaho, bakagendera kuri ba aposo ba, ariko ntabwo kugaruka k'umwami Yesu bizagombera guca kuri poso wa. Hoya, reka mbabwire, bizabatungura nk'uko umugore atungurwa n'ibisi, uko niko kugaruka k'umwana w'umuntu kuzabatungura. Ese muri mwe hari umuntu wabazwa ukuntu umujura mwinjirana agacukura inzu atari kumva? Kariya gatotsi nakagukumbuza, nakakwereka kuza k'umwami Yesu. Ko ni ku munsi wo kugaruka k'umwami Yesu uzatungura abantu benshi. Ngo bazaba bari mu binezeza. Reka nkubwire, izi ntambara ziri hirya no hino zizashira, ibi byorezo bizashira. Nibimara gushira hazaza amahoro, isi zigwirizaho amahoro. Abantu badamarare, abantu bajye mu gahuge, batangira kusingiza abana b'abantu, batangira kubakomera amashyi, bibagirwa Imana, bibagirwa umwami Yesu, bibagirwa umwuka wera. Ibyo bihe bizaba, ibyo bihe bizaba. Ese wari uzi ko bizaba? Izi ntambara wumva hirya no hino ngo za Ukraine zagwanye, ntabwo uzongera kuzumva. Intambara zizaceceka, isi yose izagwiraho amahoro. Abantu bose baririmba amahoro, abantu bose basingiza abana b'abantu. Uko niko kuza k'umwami Yesu kuzasa. Bazaba bavuga bati ngo ni amahoro. Kuza k'umwami Yesu guhere ko kuza. Umunsi w'umwami Yesu uhere kose. Umunsi Nowa atangaga mesaje
ababwira ko imvura izagwa, ngo abantu bari mu mahoro, ngo ndetse kuva babaho ngo bari batarabona umwuzure. Ubu ntabwo abantu biyumvisha ukuntu umuriro uzaza ugatwika abantu, ntabwo abantu biyumvisha ukuntu urubanza ruzaba, buri wese imirimo yakoze ikanyuzwa imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo ibyo bintu abantu babitekereza, ntabwo abantu biyumvisha ukuntu Yesu yaje akaba turimo, ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe. Ariko abantu bahanze amaso, abantu bafite ibyo batumbiriye, abantu ntibashaka kwihana, abantu ntibashaka kugarukira umwami Yesu. Nshuti yanjye, tuzavuga ubutumwa kandi tuzavuga ubw'ukuri, ariko wowe uzakurikira ivugabutumwa ry'ibirayi. Ariko ibyo bizashira, ibyo bizarangira. Umva nkubwira ijambo rikomeye, isi izashirana no kwifuza kwa. Imyifurize yose, amamodoka, amayetaje, imyambaro igezweho, isi izashirana no kwifuza kwayo. Turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kiruhije cyo kuvuga ubutumwa. Abantu ntabwo babireba kubera inyigisho zihari, kandi abenshi ni abasitari babigisha ubuntu, bakababwira ko byarangiye. Ntabwo mbihakana, byararangiye. Umwami Yesu hari byarangije, yatanze imbabazi, ariko izo mbabazi ujye uzirikana ko zitari ku busa. Ujye uzirikana ko imbabazi z'umwami Yesu zitari ku busa.